itangazo rigenewe abifuza kwinjira muri polisi y'u Rwanda ku rwego rw'abapolisi bato ndetse n'abatwara ibinyabiziga bikoreshwa mu muhanda. Izo nizo ngingo tugiye kwibandaho muri iri tangazo rya polisi y'u Rwanda. Polisi y'u Rwanda iramenyesha abasore n'inkumi bifuza kwinjira muri polisi ku rwego rw'abapolisi bato basic police course ko bazatangira kwiyandikisha ku cyicaro cya polisi mu karere waba uherereyemo. Ubwo nyine ni buri karere mu turere twose tw'u Rwanda, ni mu turere batuyemo guhera ku itariki ya 6 Ugushyingo 2025 kugeza ku itariki ya 27 Ugushyingo 2025 kuva ku isaha y'isaa 2 za mu gitondo kugera ku isaha y'isaa 11 z'umugoroba mu minsi y'akazi. Abifuza kwinjira mu gipolisi cyangwa se muri polisi y'u Rwanda bagomba kuba bujuje ibi bikurikira: kuba uri umunyarwanda, kuba ufite imyaka iri hagati ya 18 na 25, kuba ufite ubuzima buzira umuze, kuba ufite impamyabumenyi y'amashuri 6 yisumbuye A2, kuba uri indakemwa mu mico no mu myitwarire bigaragazwa n'icyemezo gitangwa n'inzego z'ibanze, kuba utarigeze ukatirwa n'inkiko cyangwa se ngo ufungwe igifungo kirengeje amezi 6, kuba atarigeze yirukanwa mu mirimo ya leta, kuba yiteguye gukorera aho ariho hose mu gihugu. Abujuje ibi bisabwa bagomba kuza kwiyandikisha bitwaje formire yujujwe neza iriho ifoto ngufi, icyo twakwita nka photo passport, iboneka ku rubuga rwa polisi wa eshatu.police.gov.rw, fotokopi y'indangamuntu, fotokopi y'impamyabumenyi, icyemezo kigaragaza ko ari indakemwa mu mico no mu myitwarire, n'icyemezo kigaragaza ko ari ingaragu. Muri make ni icyemezo kigaragaza ko mu by'ukuri utarashaka umugabo cyangwa umugore. Bikorewe i Kigali ku itariki ya 2 ukwezi kwa 5 2025. Amahirwe masa kubifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Iyi polisi ikaba itangaje iri tangazo hakiri kare, hakaba hakibura igihe kinini rwose. Mu kwezi kwa 11 ngira ngo muzaba mwiteguye muri benshi. Rero rikaba ryasizweho umukono iri tangazo na Jacques Burora SCP, komisiyoneri ushinzwe abakozi muri polisi y'u Rwanda. Ngira ngo mu kwezi kwa 11 rwose haracyari igihe kitari gito kubifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Ngira ngo muzaba mwariteguye bihagije. Ushobora kuba uvuga ngo diplome rwose yanjye iriho amanota make, amanota yose yaba ariho, upfa kuba ufite diplome utarafunzwe. Ngira ngo byose mwabyumvishe muri iri tangazo. Ku bindi bisobanuro cyangwa se ukeneye ubufasha, nanone ukeneye kubaza ikibazo, utwandikire kuri WhatsApp kuri nimero iri muri description, wayisanga no kuri about ya channel. Twandikire WhatsApp please. Icyitonderwa kuduhamagara ntabwo byemewe, banza wandike WhatsApp ubundi tugusubize tuvugane nyuma yuko twabanje kuvugana, kuko hari igihe uhamagara rwose bisa nkaho nta kibazo ufite ahubwo ushaka guta igihe cyangwa kugitesha abandi. Ngira ngo rwose uhamagara abanze anyandikire WhatsApp mite mushyira no muri groupe, ubundi mu kwezi kwa 11 rwose tubifurije amahirwe masa kubifuza kwinjira mu gipolisi cy'u Rwanda. Ikindi kandi polisi y'u Rwanda ingingo ya 2 yibanzeho ni abakoresha umuhanda, by'umwihariko abatwara ibinyabiziga kuva ku binyamitende kugera ku modoka z'ibimashini hano mu Rwanda, ko bagomba kubahiriza ibisabwa. Icya mbere, ugomba kujya mu muhanda, gutwara wasinze ntibyemewe. None kandi polisi y'u Rwanda yakanguriye urubyiruko kwirinda ibiyobyabwenge, ko inzoga atari iz'abato. Yakanguriye by'umwihariko abari munsi y'imyaka 18 yababujije gukoresha ibiyobyabwenge, ndetse n'abayirengeje bakanywa mu rugero, bityo kugira ngo ubukungu bw'igihugu bukomeze bugire ubusugire bwe guhungabana. Nanone kandi abashoferi batwara ibinyabiziga bagomba kujya mu muhanda batasinze, kuko ufashwe ari muri aya makosa nko gukoresha ibiyobyabwenge atwaye ahabwa ibihano by'igifungo ndetse agatanga n'ihazabu. Polisi rero nabyo yabishimangiye ibigarukaho, gusa yibanze kubifuza kwinjira muri polisi y'u Rwanda. Niba aya makuru yabagufashije, wakwibuka gukora like kuri iyi video. Nanone kandi niba wumva
wumva koko ufite inzozi zo kujya mu gisirikare cyangwa se muri RDF, Rwanda Defense Force, uyu muyoboro ibyo byose binyuzwa kuri uyu muyoboro. Amakuru yose ajyanye n'igisirikare RDF, amatangazo ajyanye na polisi y'u Rwanda, amatangazo yose abera hano mu gihugu mo imbere ndetse no hanze yacyo, iyi channel inyuzwaho amatangazo agiye atandukanye kandi yakugirira umumaro. Rero kanda subscribe, ufungure inzogera, nanone kandi wibuke gusharinga bagenzi bawe atabashije kubona aya makuru, kuko bashobora kuba rwose bifitiye izi nzozi. Aya mahirwe ntabacike banyarwanda, banyarwandakazi. Ndizera ko ibyo nagombaga nabikoze rwose, ndizera ko rwose nta kidasobanutse ahangaha. Gusa wowe waba ufite ikibazo, inyunganizi cyangwa se hari icyo wifuza kubaza, twakubwiye ko watwandikira kuri WhatsApp kuri nimero iri muri description, kandi nanone twakubwiye ko wayisanga muri about ya channel. Amahirwe masa, mukomeze kugubwa neza aho muri hose, mwe mudukurikira mu mirimo yanyu, muri mu mirimo y'amaboko igiye itandukanye, mukomeze kugubwa neza aho muri hose. Abadukurikira muri mu ngendo, mugire ingendo nziza kandi mwongere kugera ku macumbi amahoro. Turabashimiye cyane. Uyu muyoboro unyuzwaho amatangazo agiye atandukanye. Kandi subscribe, usharinge, reba ahanditswe sabone ukandeho, ubundi ufungure inzogera, bityo uje ubona amakuru n'ibiganiro buri uko twaprodinze. Mukomeze kugubwa neza, nizere yuko nta kibazo rwose. Nanone ugifite yatwandikira tukamufasha, kuko nicyo tubereye ahangaha. Mwakoze cyane kubana natwe.